Ikibazo cy'itandukana rya hato na hato ry'abashakanye kiragenda gifata indi ntera mu Rwanda. Imibare y'urukiko rw'ikirenga igaragaza ko mu myaka 3 ishize imanza za gatanya zikubye 62. Muri 2016 izo manza zari 21 ziba 69 muri 2017 mbere yuko zigera ku 1311 muri 2018. Haba kuri abo babiri babana cyangwa batatu cyangwa bane, haba ku mugore n'umugabo, hari akantu abaromani bise primus inter pares. Primus inter pares yitabayo ku bantu babana birashwanyagurika. Bivuze ngo mukuru mubareshya, abantu barareshya ariko hakaba muyoboye itsinda. Bizo rero nsa naho mbona ko bitakiriho, abantu bashaka kureshya byo kureshya nyine. Kera iyo mwabanaga umuntu yakundaga umuntu atamukurikiyeho inyungu. None ubu ngubu inyungu nizo zisigaye zijya imbere y'urukundo. Urumva rero ntimwamarana kabiri. Niba je agukurikiranye imitungo, ya mitungo igasa naho itangira gukendera cyangwa igashira, ugahita yigendera nta kindi. Uri umugabo saba imbabazi z'icyaha wakoze, ndetse kubera no gushaka kugaragaza ko uri umugabo wice n'ikiro. Nawe madamu reka guhisha umugabo umusaba imbabazi mu ntege nkeya zawe, ejo uzabimugaragariza mu bikorwa bindi uzakora mu rugo. Kwaba kumutekera neza, kwaba kumusasira neza, kwaba kuzuka mwakira neza ugahindura uko ejo wari uri. Ibyo nabyo byafasha ingo gukomera. Kuri Gasana Udahemuka Manyusi, umuganga w'ubuzima bwo mu mutwe, ku marangamutima, imibanire n'imyitwarire y'abantu, iki ngo ni ikibazo kibangamiye umuryango muri rusange. Mbere wasangaga bashobora gushyingira abantu 50 ku murenge, hagaba imanza rumwe cyangwa se ebyiri, ariko ubu ngura asanga umurenge ushingira 100 rirenga, ariko n'irindi 100 rirenga ryaje gusaba gatanya. Kandi iyo bigenze bityo ni icyuho mu muryango, kuko base ya societe, base y'umuryango umugari w'abantu no umuryango umuntu avukamo, umugore n'umugabo n'abana bashamikiyemo. Aho rero haje mu icyuho, igihugu cyo gifite ikibazo. Mu gihe mu muco nyarwanda ubusanzwe ikibazo nk'iki cyakemurirwaga mu miryango y'impande zombi, kuri ubu abashakanye ngo birukira mu nkiko. Maître Laurent Nkongori, ufite uburambe mu burenganzira bwa muntu no gukemura amakimbirane, agaragaza ko bifitanye isano n'uburyo abantu basigaye bashakana, ndetse bigatanga umukoro ku rwego rw'amategeko. Mbona uruhare rw'umuryango mu kubaka imiryango mito igitangira byari bikwiye kuba ngombwa. Urukundo rwo kuri WhatsApp narwakareba ukuntu barugenza, ahubwo abantu bagahura bakaganira cyangwa n'ibindi byose, ariko bakamenya yuko niyo divorce irahari, ariko n'amategeko abigenga abyoroshya, atuma abantu babanza kuganira bakagira ibyo bakumvikanaho, induru zitabanje kugira ngo zivuge. Mu Rwanda itegeko ryemera zimwe mu mpamvu zishobora gutuma bashyingiranywe bahabwa gatanya, ariko inzobere mu buzima bwo mu mutwe Manyusi Gasana avuga ko benshi mu basaba gatanya bashingira ku mpamvu zitari ukuri. Iyo umwe yashatse impamvu ituma urukiko rumuha gatanya, aranayihimba ikiyongera ku bibazo byari bisanganywe. None we ajyana mu rukiko ikiremereye, niyo cyaba kitarabaye nicyo ajyana mu rukiko kimufasha gutandukana wa wundi. Ariko ikibazo wenda nyamukuru kikaba ari ikindi, biya mu mibare. Kwangana bifite ibyo bigaragaza no kujya mu rukiko bajyana igishobora kubafasha gutandukanya, n'undi akajyana mu rukiko gishobora gukumira ubutane. Ikibazo cya gatanya mu miryango ni kimwe mu bigaragazwa n'ubucamanza bwo mu Rwanda nk'igiteye inkeke. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Sam Rugege avuga ko igisubizo cyacyo kirenze ibiteganywa n'ingingo z'amategeko. Hagamijwe gushakira hamwe uburyo bwatuma zitangira gushingira ku ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda mu gukemura ibibazo zishyikirizwa, hibandwa cyane ku muco wo gukemura ibibazo mu bwumvikane no kubanisha abantu mu mahoro. Ababikurikiranira hafi baravuga ko bishobora kuba biterwa n'uko amategeko yorohejwe, gusa igihurizwaho na benshi nuko mu gihe ingo zakomeza kubakirwa ku nyungu z'imitungo ndetse n'imiryango y'impande zishakana ntibigiremo uruhare,
kubaka ingo zihamye ngo byakomeza kuba ihurizo kuri benshi. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda, i Kigali.